ese waba warigize usonza kugira ngo ufashe abantu? Inzara yarandiye igihe kinini kirekire, kandi kugira ngo mfate initiative cyangwa se mfate gahunda yo gushinga uyu muryango, nge narwariye mu bitaro imyaka 4. Imyaka 4 ntungwa n'ibiryo bije ntaza aho bivuye. Yesu ni igihozo ntiyagusigurira, araguhoza kandi nawe umenya umubabaro ku mutima. Pastor Egide, mbere ya byose ngiye ngusaba umugisha ku Mana, kandi urakoze cyane. Ubushobozi nzaba mfite nzagaburira abagenzi banjye. Nanjye nabaye mu muhanda imyaka igera muri 13. Amen. Ntabwo nakunda kubivuga ariko reka mbivugira hano. Abaye mu muhanda, umuryango wanjye wari warapfuye warashize mu muhanda, ko ndashimira Imana ko ndi kandi nzaba muri ibyo yaravuze ngo no mu rupfu uriko. Haleluya. Amen. Rero ukuntu yabonye nimero yanjye arampamagara, arantumira nzahanga kugira ngo mbwire abavandimwe, abantu bankunda mbwiriza, abandi bakankunda indirimbo. Yego, muri ya ndirimbo yawe shimwa Mana waradutabaye, kijije amaboko ya Farawo, wiyamamaza. Shimwa Mana waradutabaye, udukuye mu buretwa kwa Farawo. Hanyuma abantu bahoze kwa Farawo ubukene, abantu bahoze kwa Farawo. Ese Farawo wavugaga n'ubukene cyangwa ni uwo muri Israel? Ntago muzi n'ahatuye simpazi. Nge ndavuga Farawo waje nkurikiranye ngewe. Hari Farawo waciye muri uru Rwanda twaramubonye, arambuka ajya muri Kongo no mu bindi bihugu, yarasize yangije ubwoko bw'Imana. Rero mu ngemwe yasize nanjye ndimo, twarakuze turiho kandi turakomeye. Amen. Nimba nibyo ateganya gukora tuzamwohereza nk'imbaraga z'Uwiteka Imana ishobora byose. Rero navuga ngo abantu bahoze kwa Farawo ubuzima baza kwa Yesu ufite impano y'ubuzima mu biganza bye. Amen. Tugashyigikira umuryango wivuga butumwa, akaba ari n'umuryango ukugaburira imfubyi n'abapfakazi n'abatagira kivurira ndetse n'abatagira kirenge. Impamvu nakunze uyu muryango, hari ahantu bishyuye mituweli ndeba zigera mu 800. Nibaza se uyu mugabo afite amafaranga angana iki ku buryo yishyura abantu mituweli hafi imirenge utugari tungana. Birantungura, ndatuza ndaceceka ngiye buraya nkurikirana ibintu bucece. Nakubwiye ngo ndi muri bake muri iki gihugu cy'u Rwanda badakunda kujya mu itangazamakuru. Ntabwo mbikunda kuko bibamo gusebanya. Umukiranutsi nanjye ubu kugufatisha rwose nibajije icyo yakoresheje. Umukristo wirinda gusebanya. Rero amacano cyangwa se abanyamakuru muri iyi minsi biri kuvuga nabi, kandi ntabwo byari bikwiriye umwana w'umunyarwanda deja w'umukristo ufite indangagaciro za gikristo. Rero ku mpano y'ubuzima niho turi. Hari nimero baberetse. Yenda hari nimero ya konte simbizi, ndetse bafite na channel ya YouTube wandika impano y'ubuzima. Birashoboka ko bafite na Facebook page ya Facebook kugira ngo bakurikirane aho simbizi, cyangwa kuri ma Instagram na Twitter. Wireba ngo nuko twicaye muri ibi byatsi cyangwa se muri jardin. Wireba ngo nuko ari abagabo bicaye aha ngaha. Reba ubuzima bw'umwana uri munsi y'urugo iwawe. Si ngombwa naho utazana ku mpano y'ubuzima, birashoboka. Wanagaburira umuturanye. Muri abasiramu ndabakunda, bagira urukundo, Imana izaba umugisha. Siramu bagaburira abantu atitaye, nta nubwo bashaka kubibwira umuntu, wajya kubona ukabona barakugaburiye. Nge ndi umurokore, ni gake tujya dufasha abantu. Nge ntabwo ngiye kubeshya, nge mfite ukuri kuzuye kundi ku mutima. Yego, ni gake tujya dufasha abantu, ariko nyaboneka umuntu ufite umutima nk'uyu mugabo bita Ndayisaba Egide Pasteur, kugira ngo wamufasha tukagaburira abantu. Yego. Ndetse tukanawe, ndetse nuko nta bigo by'imfubyi bikibaho, bibaye bihari Egide yakabaye bafata akabashyira mu kigo bakaba bahari. Egide nagira ngo nkubaze ho gatoya, jewe vuga butumwa, umuririmbyi ndiki. Hari ijambo mperutse gusoma muri Bibiliya, ndagira ngo muri tubwireho gatoya. Ni ijambo ritari rirerire ariko ritari na rigufi, ngira ngo turivugeho gato nitumara kurivugaho kugira ngo dukurikirane ibi bintu. Urumva, mumfashe rwose, nyaboneka tugire icyo tugomba gukorera aba bantu. Nkiri kurishaka reka mpereze Pastor Egide, nawe wakakwiye kuri dusomera
noneho kugira ngo njye narivugaho Egide ndamubaza ibibazo bibiri njye ndahita asoza ntabwo nongera kugira ikintu mvuga naho dusobanurira umuryango we wivuga butumwa ndetse no gufasha. Hano ni muri Zaburi 30 umurongo wa 12 haranditse ngo uhinduye umuborogo imbyino. Buriya mu rusengero habamo ibyibo bitatu cyangwa bine. Ibyibo yego baturiramo. Hari icy'amaturo y'ishimwe, hari n'icy'umutima ukunze, hari n'icyo gufasha. Yego. Iki ni ikibo tubonye twe nk'abanyarwanda cyo gufasha abo amatorero atigeze agira. Tujye tubwizanya ukuri. Yego. Turi mu minsi yo kwaka amaturo, tukaba mu minsi yo kuvuga yuko abantu bagiye muri Amerika ariko se abasigaye basigaye. Yego. Ko ndagira ngo mbatangarize ko kurya byinshi, kwambara neza, kwisiga amavuta akagufata, kugenda mu modoka nziza ntabwo ariyo Kanani. Kanani yacu nuko tuzagira abo dufasha tukagira nabo tugaburira, tukagira nabo twambika. Icyo gihe imirimo izagenda iherekeje umuntu mu gihe azaba yaratabanze. Rero uyu mugabo genda mushyigikiye ijana kuri indi. Amen. Genda mushyigikiye nakubwiye ngo namukurikiranye gutyo. Sinari muzi nawe ntiyaranze. Yego. Kubera ko nkorera ibigo bitandukanye hejuru ya byose. Rero nari ndi kugira ngo suhuza abadiaspora bakurikiranye Impano y'Ubuzima TV. Yego. Nitwa Patrick. Tubonana mu biganiro bitandukanye. Ndagira ngo nyaboneka hano njyewe nubwo ndahangaha natumiwe kandi ntimirwa n'Impano y'Ubuzima TV. Yego. Impano y'Ubuzima ngenda yikunda. Nkunda umuntu ufite ipfundo ry'urukundo, umuntu ubasha gufasha, umuntu ugaburira abantu, umuntu wambika abantu. Ngenda mukunda. Muzakurikirane mu biganiro byose cyangwa se mu binyamakuru byose byo muri Rwanda. Ntago njya nkunda kugaragara. Yego. Ntago njya nkunda kugaragara. Sinkunda abantu basebanya, sinkunda abantu bavuga abandi, sinkunda abantu batongana, sinkunda abantu batukana. Sibye ko nabwo sinanabarenganya ntabwo twarerewe hamwe. Hari umwana warezwe n'ababyeyi, hari n'umwana wakuze yisanga mu muhanda, urumva ntabwo bose ntago ari bamwe. Rero ni wumva umuntu agutse ntibizagutungura uzihangane wigendere kuko aho yarerewe ntuhazi. Rero hano ku Mpano y'Ubuzima nigeze mbona ikiganiro cyabo ndagikunda ndanagikurikirana. Sanga n'abantu bagaburira abantu mu bitaro, sanga n'abantu bambika abana, sanga n'abantu bishyura za mituweli, sanga n'abantu bishyurira abana amashuri. Impano y'Ubuzima TV mbakuriye ingofero. Umunyamahanga ubyumva nkunda Patrick yambi twakora cyangwa se twakora mu byo dutonze. Yego. Kugira ngo dushyigikire uyu muryango w'ivuga butumwa w'Impano y'Ubuzima. TV ni ikindi kigo cya kabiri kirimo. Yego. Urabona yuko ari ibigo bibiri. Ariko mbere ya byose ngiye nkunda kwivugira utunimero twa telefone 07895722 hepfo handitseho ipfundo ry'urukundo. Ariko burya ipfundo ni ikintu kiba gikomeye n'abantu. Niyo uziritse umugozi hakaba harimo ipfundo kari akantu burya kaba gakomeye cyane, gafite igisobanuro gikomeye cyane. Ariko hari umubare nabonye umubare wa 12. Ariko ushobora kuvuga intumwa za Yesu 12. Ko hari n'ahantu musigaye numva bavuga ngo 6 n'ibindi bikurikira ntazi ibyo ari byo. 6 hari 6. No bimwe bya Illuminati babahinduyemo 14. Reka twakirire umugabo twumvikine. None yaba ari umwariminati niba ari ariko kabirabidusa ako se yaba ari umwariminati agafasha abantu. Iminati sifasha abantu. Hari abantu bagira urukundo. Uruhe? Ariko ko birangira upfuye nabi. Nabi gute ninde wapfuye? Hari inzira so wabuze ntarekeze tujye kure. Ahubwo ubizi neza ko Illuminati baho? Ntabyo nzi ko ntanayizi se. Ni n'ubwa mbere nyumviye hano. Bagira urukundo bari abantu. Reka tubaze umugabo noneho bimbwire neza urwo rukundo rwabo. Wenda reka nze gato mbere yuko tumuha mikoro. Illuminati ushobora kubona n'iryo zina ashobora kuba ari ugutwika. N'icyo gihe wenda nagatwiko. Ubu se ko birirwa bavuga ngo abantu bagikuzimu irembo rihari ni ireze ariko bona ivumbi ritumuka wakoreka iryanyuze. Harahari. Wakubwira ko bashaka kujyayo hahari wajyayo? Njyewe se kayora amafaranga. Bishoboka yuko nagiye kuko ndi mu isi nambaye. Wajyayo? None ko basaba umwana w'imfura. Bazajyana ababo cyangwa babo banyina babyaye. Avuga ati rwose cyase umugore wawe niba umukunda. Reka umugore wanjye ni ituro ry'umutima ukunze Imana yanyihereye jewe. N'uwanjye jewe. Hereza mikoro uwo muvandimwe. Patrick birangiye agiye kugikuzimu. Ikuzimu ntajyayo Patrick nzi ko arakijejwe ntabwo yagikuzimu.
mwari mumbajije ku mibare Iwa cumi na ihera kabiri wa n'abongereye. 12 harimo rimwe harimo na kabiri nyine ariko iyo biteranyije ni imibare isobanura ubutatu gatatu ubutatu butagatifu bwera nicyo bisobanura ndaza kubyumva rimwe purisi nako guteranya kabiri ubutatu yes Bikaba ubutatu gatatu. butagatifu Ubutatu busanzwe ariko Imana umwana umwuka wera yes none se ngo impano y'ubuzima TV wenda abadukurikiye baraza kwibaza aho bihurira mu kanya turabasobanurira hasi hakajyaho telefone ubwo butatu na telefone n'ipfundo ry'urukundo mbese ni tubwira impamvu wabikoze ibyo bintu impano harimo ibintu bibiri harimo impano harimo n'ubuzima ni impano duhabwa na mwuka wera uretse gato manzo dusobanura nangize ngo ni impano utanga hari impano hari hano handitse impano y'ubuzima hano hakaba nimero za telefone badusobanuriye umubare ubutatu dusigaje kumenya iby'inimero nimero yo ngayo ya telefone okay iby'iyi nomero ni ukuvuga ngo iyo dufite impano tugira uburyo dufashamo abantu bari mu bitaro kwa muganga baba badafite kigemurirwa cyangwa kirengera hari n'abagenzi bacu bashobora kuba bafite iyo mpano bakoresha iyi nomero ya telefone nk'uko mburi kuyibona hano niyo bakoresha rero bashobora guhishyiraho amafaranga ushobora kuduhamagara utubwira ati mukomerezaho cyangwa se ukanatugaya byose biremewe nicyo iyi nomero ya telefone isobanura waduhamagara ukatubwira ati kuraje cyangwa se ukatubwira ati ibintu mukora si byo ni mubireke gutya na gutya ariko icyo dukora ni ugufasha abarwayi baba bari mu bitaro kwa muganga ndetse n'abari mu ngo badafite uko bameze abo bose tubageraho tubagurira imyenda amasabune by'iki tukabishyura mituweli ibintu nk'ibyo ngibyo nibyo dukora nabonye uba ufite na baji iriya baji yes ni kuranga baji ni indanga tuba tuyifite hano baji irahari nta kibazo tuba tuyifite ngiyi tuba tuyifite ako kanimero ka telefone kariho n'akawe cyangwa n'aka kampani ni kampani impano y'ubuzima TV yes ni umuryango kwana ntabwo ari kampani ni umuryango umuryango ntabwo ari kampani kampani n'umuryango biratandukanye kampani ni ubucuruzi ariko umuryango nta reka hamavu buriya mu rusengero habamo ibyibo bitatu cyangwa bine ibyibo yego baturiramo hari icy'amaturo y'ishimwe hari n'icy'umutima ukunze hari n'icyo gufasha yego iki ni ikibo tubonye twe nk'abanyarwanda cyo gufasha abo amatorero atigeze agira tujye tubwizanya ukuri yego turi mu minsi yo kwaka amaturo tukaba mu minsi yo kuvuga yuko abantu bagiye muri Amerika ariko se abasigaye basigaye yego ko ndagira ngo mbatangarize ko kurya byinshi kwambara neza kwisiga amavuta akagufata kugenda mu modoka nziza ntabwo ariyo kanani yacu nuko tuzagira abo dufasha tukagira n'abo tugaburira tukagira n'abo twambika icyo gihe imirimo izagenda iherekeje umuntu mu gihe azaba yaratabarutse rero uyu mugabo genda mushyigikiye ijana kuri indi amen genda mushyigikiye nakubwiye ngo namukurikiranye gutyo sinari muzi nawe ntiyaranze yego kubera ko nkorera ibigo bitandukanye sinzi ukuntu yabonye nimero yanjye arampamagara barantumira nzahangaha kugira ngo mbwire abavandimwe abantu bankunda mbwiriza abandi bakankunda indirimbo yego muri ya ndirimbo yawe shimwa waradutabaye kijije amaboko ya Farawo shimwa mana waradutabaye udukuye mu buretwa kwa Farawo hanyuma abantu bahoze kwa Farawo ubukene abantu bahoze kwa Farawo ese Farawo wavugaga n'ubukene cyangwa ni uwo muri Israel ntago muzi n'ahatuye simpasi ngenda vuga Farawo waje nkurikiranye ngewe hari Farawo waciye muri uru Rwanda twaramubonye arambuka ajya muri Kongo no mu bindi bihugu yarasize yangije ubwoko bw'Imana rero mu ngemwe yasize nanjye ndimo twarakuze turiho kandi turakomeye amen nimba nibyo ateganya gukora tuzamwohereza nk'imbaraga z'Uwiteka Imana ishobora byose rero navugaga abantu bahoze kwa Farawo ubuzima baza kwa Yesu ufite impano y'ubuzima mu biganza bye amen
tugashyigikira umuryango w'ivugabutumwa, akaba ari n'umuryango wo kugaburira imfubyi n'abapfakazi n'abatagira kivurira ndetse n'abatagira kirenge. Impamvu nakunze uyu muryango, hari ahantu bishyuye mituweli ndeba zigera mu 800. Nibaza se uyu mugabo afite amafaranga angana iki ku buryo yishyura abantu mituweli hafi imirenge utugari tungana. Birantungura, ndatuza ndaceceka, ngiye buraya nkurikirana ibintu bucece. Nakubwiye ngo ndi muri bake muri iki gihugu cy'u Rwanda badakunda kujya mu itangazamakuru. Ntabwo mbikunda kuko bibamo gusebanya. Umukiranutsi nanjye ubu kugufatisha rwose nibajije icyo yakoresheje. Umukristo wirinda gusebanya. Rero amacano cyangwa se abanyamakuru muri iyi minsi biri kuvuga nabi, kandi ntabwo byari bikwiriye umwana w'umunyarwanda deja w'umukristo ufite indangagaciro za gikristo. Rero ku mpano y'ubuzima niho turi. Hari nimero baberetse, yenda hari nimero ya konte simbizi, ndetse bafite na channel ya YouTube wandika impano y'ubuzima. Birashoboka ko bafite na Facebook page ya Facebook kugira ngo bakurikirane simbizi, cyangwa kuri ma Instagram na Twitter. Wireba ngo nuko twicaye muri ibi byatsi cyangwa se muri jardin. Wireba ngo nuko ari abagabo bicaye aha ngaha. Reba ubuzima bw'umwana uri munsi y'urugo iwawe. Si ngombwa naho utazana ku mpano y'ubuzima, birashoboka. Wanagaburira umuturanye. Muri abasiramu ndabakunda, bagira urukundo, Imana izaba umugisha. Siramu bagaburira abantu atitanye, nta nubwo bashaka kubibwira umuntu. Wajya kubona ukabona barakugaburiye. Nge ndo umurokore, ni gake tujya dufasha abantu. Nge ntabwo ngiye kubeshya, nge mfite ukuri kuzuye kundi ku mutima. Ni gake tujya dufasha abantu, ariko nyaboneka umuntu ufite umutima nk'uyu mugabo bita Ndayisaba Egide Pasteur, ngira ngo wamufasha tukagaburira abantu. Ndetse nuko nta bigo by'imfubyi bikibaho, bibaye bihari Egide yakabaye bafata akabashyira mu kigo bakaba bahari. Egide nagira ngo nkubaze ho gatoya, jewe vuga butumwa umuririmbyi ndiki. Hari ijambo mperutse gusoma muri Bibiliya, nagira ngo muri tubwireho gatoya. Ni ijambo ritari rirerire ariko ritari na rigufi, ngira ngo turivugeho gatoya nitumara kurivugaho kugira ngo dukurikirane ibi bintu. Urumva, mumfashe rwose, nyaboneka tugire icyo tugomba gukorera aba bantu. Nkiri kurishaka, reka mpereze Pastor Egide, nawe wakakwiye kuri dusomera. Noneho kugira ngo nge narivugaho, Egide ndamubaza ibibazo bibiri, nge ndahita soza, ntabwo nongera kugira ikintu mvuga. Nawe dusobanurira umuryango we wivuga butumwa ndetse no gufasha. Hano ni muri Zaburi 30 umurongo wa 12 haranditse ngo uhinduye umuborogo imbyino, unkenyuruye ibigunira byanjye, unkenyeza ibyishimo. Amen. Hanyuma mushumba, karame wantumiye cyane kandi nyengira ibibazo bimeze nk'ibya ntisinzi. Dusomye ijambo rivuga ngo unkenyuruye ibigunira byanjye, unkenyeza umwambaro se, reka mvuge ko ari umwambaro w'ibyishimo. Yego, hari abantu bambaye ibigunira by'agahinda cyane, babuze kivurira cyane rwose, babuze kirengera cyane. Hari abantu bambaye ibigunira by'urushako rubi cyane, babuze ababagira inama, kandi abapasiteri barahari. Ndetse rimwe na rimwe abapasiteri banamuhamagara akakubwira ngo ikibazo cyawe gikeneye amafaranga cyane, kugira inama, ikibazo gikeneye cash, gikeneye itu. Imana izatubaza byinshi cyane. Ariko umuririmbyi yabiririmbye neza, aravuga ngo mu ijuru sinzabona y'abanzi banjye ukundi. Nta nicyo nzahabura kuko ari mu ijuru ry'amahoro, ngo azahora ashima Imana. Rero ibyo bigunira byose by'umubabaro, byo gusohorwa mu nzu, byo kwirukanwa, byo kubura mituweli, ibyo kubura ibyo kurya, mbega ibyo bigunira byose urabivugaho iki nk'umushumba? Nkugera kubaza ibibazo bibiri ngenda hita soza. Murakoze cyane. Icyo mbivugaho, ibyo bigunira, hari ibigunira by'abakene, hari ibigunira by'abakomeye bafite amafaranga, by'umuruho cyangwa se umubabaro. Ibyo byose ni ibigunira. Ushobora kugira amafaranga menshi, reka mbisobanure neza, ariko ukararurira, nta munezero ufite. Ushobora kuba utayafite nabwo ukararurira, ariko ibigunira ujya ukenyuruje cyangwa se
adukenyuruje uwo ni Kristo Yesu. Iyo yageze muri wowe byose arabikora kandi bikagenda neza. Agukenyuruza ibigunira, akaguha icyo kurya, akaguha icyo kwambara, akaguha umunezero, akagukiza indwara se, cyangwa uri mu rugo nk'uko wari ubivuze mu ngo byayoberanye. Kristo Yesu niwe wa mbere muri byose. Iyo yaje muri uwo muntu ukenyeye ibigunira, byose birahinduka. Imana yo mu ijuru irabikora. Aho rero niho Yesu adusanga nk'impano y'ubuzima, akaza akatufasha cyangwa se akadushyigikira, natwe tugafata wa muntu ukenyeye ibigunira udafite uko ameze, tukagira duke muri duke dufite, tukamushyigikira, nawe akazamuka yishimye. Murakoze cyane. Karame. Hari ibintu numvishe by'ivugabutumwa byo gufasha abantu mufite cyangwa se ibikorwa runaka. Yego. Mufasha abantu mugendeye kuki? Cyo ni kimwe. Nashaka kubaza muri bya bibazo bibiri nakubajije. Kabiri, ndabizi benshi bagutera amabuye, harimo ndetse n'ibifungo, ntabwo ntinya kubivuga cyane. Ariko wibuke yuko Yesu hari ijambo yaravuze ngo nari ndwaye ntimwasura, nari nambaye ubusa ntimwanyambika. Yego. Nari nshonje ntimwigeze mungaburira. Impano y'ubuzima mwariteguye, mumaze kubona yenda bamwe mu bantu haruguru mwagiye mugira ubutembere, nagiye menya amakuru yanyu nayo, mukamenya abababaye ndetse n'abashonje. Nigeze mbabona nimba ari Muhanga ari bare sinzi ahantu mwari muri cyane muri uwo murimo. Nagira ngo baze mufasha bo muri Kigali, mufasha nabo hanze ya Kigali, mufasha bo mu bitaro. Gusa icyo nshaka kumenya no kugira ngo abantu bamenye ukuri kw'ibyo muhagazemo, cyane ko ese waba warigize usonza kugira ngo ufashe abantu. Inzara yarandiye igihe kinini kirekire, kandi kugira ngo mfate initiative cyangwa se mfate gahunda yo gushinga uyu muryango, nge narwariye mu bitaro imyaka 4. Imyaka 4 ntungwa n'ibiryo bije ntaza aho bivuye, nkuko wari uvuze ngo abasilamu inshuro nyinshi nabonaga ari bo bakunda kubikora, batuzanira ibyo kurya, ibyo kunywa se, imyenda. Nanjye ndavuga nti Mana numfasha nkava hano muri ibi bitaro, nanjye nzakora iki gikorwa cyo gufasha bagenzi bacu bandi baba basigayemo aho mu bitaro. Ariko icyo tugenderaho ntabwo ari mu bitaro gusa, n'abandi bari hanze y'ibitaro nabo bamerewe nabi badafite uko bameze, nabo turabafasha. Ndumva ari uko nagisubiza. Murakoze cyane. Urumva ko ako kantu urakumvishe, yarwaye mu bitaro imyaka 4. nta muntu umugeraho, akagerwaho n'abatazi. Twatangiye turirimba indirimbo ivuga ngo ni igihe gito intambara igashira. Nubwo turira muri iyi si cyane, ntihagire n'abamenya amarira yacu. Sina ngombwa ngo bayamenye. Yesu ni igihozo, ntiyagusigurira. Araguhoza kandi nawe umenya umubabaro wo ku mutima. Pastor Egide, mbere ya byose ngiye ngusabiye umugisha ku Mana, kandi urakoze cyane. Ubushobozi nzaba mfite nzagaburira abagenzi banjye. Nanjye nabaye mu muhanda imyaka igera muri 13. Amen. Ntabwo nakunda kubivuga ariko reka mbivugira hano. Nabaye mu muhanda. Umuryango wanjye wari warapfuye warashize. Mu muhanda. Ko ndashimira Imana ko ndi kandi nzaba. Muri ibyo yaravuze ngo no mu rupfu uriho. Hallelujah. Amen. Rero mbwira abantu bankunda bakurikirana ubuhanuzi, imbaraga mu guhimbaza, uvuga butumwa rituruka mu kanwa kanjye, Imana iba yampaye. Abantu bakura indirimbo n'ijambo, mugira umutima wo gufasha. Mugira umutima wo gufasha. Kandi tuzaririmba indirimbo z'ibyishimo, tuzaririmba izamarira nk'izo hana yaririmbye. Nawe yageze igihe Imana imuhereza indirimbo z'ibyishimo. Rero kandi mwibuke ko umwana wanyoye amata atinda no kwiba. Gaburira ushonje, Teumve yuko ubwo ubonye ibiryo none ibihe bitahinduka. Ibihe bijya bihinduka, Imana ikibukira ku mirimo wakoze. Cyane. Mirimo wakoze ishobora gutuma utajya muri gereza. Mirimo wakoze ishobora gutuma udapfa. Mirimo wakoze ishobora gutuma udakora impanuka. Imirimo yawe
ikazibukwa n'Imana mu gihe wageze ku munsi mubi. Mboneraho no kuvuga ngo reka ndeke kuvanga iminota irarangiye kuko turacyafite igihe kinini ku isi. Yego. Ariko tugiye gusubika iki kiganiro. Utaha ndashaka kuzagaruka tukagisesengura neza. Tukazazana na timu y'abantu Imana yahaye kunesha. Kandi nimba ukeneye gutanga ubuhamya nawe ni karibu hari impano y'ubuzima yakumariye cyangwa se tureke n'impano y'ubuzima n'andi n'ibindi mbona binyamakuru byandika ku bandi bafasha ntari kwibuka amazina yabo. Sina ngombwa ko tuyavuga hano nabazaza bivugire ntabwo kubatangira ubuhamya. Ariko jewe numvisha impano y'ubuzima numva harimo ipfundo noneho ry'ubuzima numva umutima wanjye uranyuze. Rero ndabashimiye kimwe cyo ku mpano y'ubuzima. Hano hariho nimero za telefone 0783975727 hanyuma burya yukoze kuri ufashe ikiganiro ukumva kiraryoshye ukagisharinga undi muntu uba ukoze umurimo w'ivugabutumwa no gufasha. Igikurikiyeho iyo wicaye ahangaha izi nyubako za kigaragaza iyo wicaye ahangaha ukabona ndabisomemo ako kantu kanyuma kanya bararambuka hasi 07895727 hanyuma yukoze hari hejuru kuri umaze kureba ikiganiro ku mpano y'ubuzima ugakora subscribe cyangwa se ugatanga na views na like iyo yatabonye amafaranga yo mu bifatika ngo twe tuyamuhe twabariho tureba wakanze kuri icyo kiganiro. Wibuke ko nimba hari n'amafaranga yenda yaba YouTube channel yinjije nubwo ataratangira kwitara monetize ngo yinjize urumva ariko nitwe tuzabigira mu ruhare. Yego. Ayo mafaranga kuyiha yafashije imfubyi n'abapfakazi. Yo channel imuhembye. Yego. Nubwo utaragera igihe cyo guhembwa ndabona ubura nk'abantu nka 900 cyangwa se 1000 kugira ngo winjize. Ariko impano y'ubuzima njyewe ndi kumwe nawe niko nababwiye ahubwo nanjye muzampa agapira nkako yenda badge kubera ko tutagenda na mwaba muyiretse ariko agapira nkako ngako kariho aya maziga y'amagambo unabonye riso we ntacyo bitwaye. Hanyuma nabakeneye kugura umupira w'impano y'ubuzima umupira turi kugurisha 2020 sibyo? Yego. Guri 2020 ibishaka inimero ivaho kubera ko ushaka umupira ubuteye inkunga iki impano y'ubuzima n'ubundi umupira ugura 2020 urabona niko na coste nziza yanaryoshye. Ona ni body twose aba basore abadamu abakobwa umupira rwose nabo bawamba ufite n'akabara keza disi ku bantu bafanaga Kiyovu cyera. Hanyuma Kiyovu ni mukura abo se mukura abamo bururu urumva aka gapira kagura 2020 ugakeneye wahamagara kuri iriya nimero 07885712 nako na rimwe 8 nongere gisubiremo gukora rinjije nganya 0783572718 ukaba uteye inkunga impano y'ubuzima. Mukomeze mugubwe neza rero ahantu muri hose kandi mwakoze kudukurikirana. Ikindi nshimiye aba bagabo urabona ko n'abagabo bameze neza bafite inda kandi n'inda y'amasezerano bameze neza. Ariko Patrick kuri ikintu mbashimiye cya mbere abantu benshi bakunda bakibagirwa ko niba barabayeho nabi nkukuvuze ko wabaye mu muhanda uri yarwaye imyaka ine ntago uko mwari mumeze iki gihe icyo gihe bitandukanye n'uko ubu mumeze. Ariko uwabareba ntago rwose ibyo bintu yabibakekera habe nako. Kubwira akantu gato hari umuntu wangiriye nabi mukorera akazi kera bibaye ngombwa ko mbivuga. Noneho umwana waza kuza azi Kigali ntago namenye ahantu bahuriye na madame. Madame aramuzana mu rugo aramukuzana amuzana ngaje gukora akazi ko mu rugo konderera abahungu banjye babiri bifite ndakaze abahungu babiri witonde amapizi ya umwana akarya nkabona wapi umukobwa ndamubaza mezote ni sawa amakuru ni meza ariko njye naramumenye ataramenya n'umugore ntago arazi ko ibyo bintu mbizi. Mwana arambwira ngo ntakomeze neza rimwe ahaza kuza umuyobozi umwe iwanjye umusirikare ariko nari buvuga amazina kubwo umutekano we avuga ngo uyu mwana ntabwo arwaye mwene ntago mbizi tugiye kumusuzumisha dusanga arwaye urwagashye mwana ndamuvuza nakira neza ubu umukobwa mwiza wanasabwa
maze kumuvuza akize neza aza kujya iwabo. Abwira ati hari ahantu nagiye nkora akazi i Kigali bamfata nk'uko mwebwe mwamfata rwose umva ni ababyeyi banjye ndashaka ko muzaza tukabasura. Isaha hageze asanga yaranyambuye ndagira inka 12 mpembwa 400. Wabayeho umushumba uragira inka yewe kakanya kabaye gato ariko ntacyo tuzasubira. Umwana naramuvuje rero ntabwo namuvuje ngo mwiture ibibi iwabo bankoreye nge ndamwituye neza naba naragiriwe n'Imana nkabaho n'Imana. Yes. Wanyemerera ukareba umugore uri kwa muganga urwaye. Wanyemerera ukareba umugabo uri kwa muganga urwaye. Wanyemerera ko hari abana babuze babishyurira. Uhereye nona ngiye sabiye umugisha abantu bose bagiye kubikora. Fungiye kuri ubwo buhamya bwanjye. Murakoze Imana ibahe umugisha. Amen. Kandi mugire amahoro y'Imana muhahe muronke. Shalom shalom shalom. Mukomeze mukubwe neza rero abari badukurikiye, amahoro y'Imana nakomeze abane namwe. Dushimiye bagabo nabo kuba batanze umwanya wabo, kandi uriya mubona ku ruhande niwe nyiri iyi channel, niwe muyobozi w'iki gitangazamakuru. Yes. Imana ibahe umugisha. Vuga yuko ari nawe nyiri ikigo cyangwa se umuryango ufasha abababaye impano y'ubuzima TV. Murakoze cyane.